igitekerezo cyacu murakizi dukinaje direct iyo kane kabiri atumaga Sirengo n'Agatete bataka Karekezi ari mu bitugu byabo gato asa n'uwengetse ku ruhande ariko ari gukina na none 10 ibyo byatumaga bamakoyi babaga bafite uruhande hagati harimo abandi Fred Kizito iyo APR yo yagendaga wabaga ubizi ko amakipe ari ibitego byinshi hano hari amakipe yitwaga hari ikipe yitwa yo muri Kongo yitwa niba ari US Kenya sinibuka izina neza ryayo yaraje iryo bitego 7 hari amakipe yazaga hano muri Champions League APR kakubita 6 mwibuke tukira aba mwese mwumva radio cyane rwose icyo gihe APR yatsindaga ibitego byinshi cyane kubera iki igitekerezo kuri Jamari cyari kimwe game approach ya Jamari yavugaga ikintu kimwe inyigisho ye ni imwe mufate baro muzishyira imbere tujye imbere ntabwo yagiraga ibintu byo gusubiza bari nyuma ye haje ba andi Mfutira nubwo hagiye hacamo abandi Mfutira yazanye igitekerezo cyo kugira equipe ifite ikintu cyitwa ama counter attack na attaque rapide yari equipe yafataga baro niyo mpamvu yagize abantu bakinya kwe muri Kongo bakabanga mwumvaga bagatare bogeze avuga ngo basigaga umuyaga yaravugaga ngo ngomba ko mfite abakinnyi bafite pace biruka ninkora transition nka kwa kabaro ndayiransa mafisango yarayiteruraga kayijugunya mu migongo y'aba defenseur Kabanga yagendaga nk'isasu yabaga ari muri fire buri kanya aba Abasirasu babora ya Joseph zabaga ari baro zimbere y'izamu buri kanya APR iri imbere y'izamu ntibirarangira APR nyuma igira bacuke po Musoweya ikagera ba Victor Nyirenda ikagera ba Elvis Kafoteka ikagera ba Sadu Abubakari wa undi w'imitego umwe mu defenseur beza bacu muri championnat y'u Rwanda approach yari imwe iyo kipe yari president yari Afande Alex Kagame Afande Alex rero yatwaye championnat baramutumira baramuga ngo ngwino twishimire igikombe rero yatwaye kandi president wa APR nibwo yarakijyaho asimbuye Simba Manase bajya hano kuri no hotel ya Paris Nyandungu rero niho yiyakiriraga Muvunyi cyo gihe yarayoboye yarari muri rero nabandi bantu bagabo baza City Plaza hano yarababwiye ngo ntimutwaye igikombe ntimwatsinze APR 4 muri yo sezo kubwaraho ntimuzongera gutsinda APR nkiri president mu myaka igera kuri 6 yoyoye APR rero ntigeze mutsinda yaguraga abakinnyi yatumaga uyu De Gaulle wabaye president wa Ferwafa yajyaga muri Kongo akagura abakinnyi nka Banjori Bokungu akagera mu Rwanda kuwa 4 agakira na kuwa 6 akayitsinda igitego Njori Bokungu yabaga afite inyenyeri mu mutwe byarapfuye muri APR ikintu cyo APR ngiye mura ngivuga nuko sinzi n'abantu bajya babyumva APR ntiyaguraga fringe players yaguraga ama profile ya hatari APR abaga yataka APR umutoza byaramunaniraga akishyurwa sinzi niba amafaranga muri APR yarashize APR igeze kugura imyenda amafaranga APR yaguze APR nticyambara neza nkuko yambaraga cyane nge mbona APR ibintu byahindutse cyambara neza APR cyambara neza bakuraga imyenda kuri Adidas ndereka nkubwiza ukuri no nganda kuri Adidas umunya kuri nkubwiza ukuri ndeka meniri bangara rimbwe n'ubundi ntacyo yantwara n'inshuti yanjye Adolphe Camarade SG muri Ferwafa yarambwiye ati mu bihumbi 200 APR yatumye imyenda ku ruganda rwa Adidas mu Budage APR ibihumbi 100 by'amadolari iyo myenda barayishipinze irabura kwa kundi ibikapu babiyobya bikagendera handi Adidas uruganda ruravuga ngo ikipe muri Afrika iri serious kuri uru rwego ntabwo ari ikipe twafata ngo yabuze imyenda tureke kuyindi Adidas ikora indi myenda irongerira yohereza ya yindi APR ubwo barareze na Adidas indege baza gukurikirana basanga ibikapu babyohereje hatariho babyana i Rwanda murangora aho kubizana i Rwanda iyo myenda nayo yarabonetse bayikura murangora barayizana Nubango Adidas yari yabahaye yiyongereho niyo yindi yabonetse bakubiye kabiri ngiyo APR ntiyabahagoho gikene uzicyo mbivugiye ndagira ngo bigere
mu bayobozi bayo APR kuki mubana n'umutoza niba adashoboye mukamubizi ko mutamwifuza kwinginga sinzi n'amafaranga sinzi ukuntu byagenze mumwishyure niyo mubona adatoza neza APR ubundi bigomba kubigenda ntibigena ntabwo yingingaga nibyo nashaka kubwira ntabwo yingingaga nese niba fan base yose tamwemera n'umuyobozi ubwo nimumwemera none sereka mabwira niba fan base yose tamwemera n'umuyobozi niba mwemera kandi generale ntago natumubona tumandara ndasinzire ngo akinye na faranga ariko usanga yarabuze anyway twavuga kuri ibi rutayizamu twavugaga kuri rutayizamu waje mu Rwanda ni profile nziza reka tumwifuriza amahirwe masa kumaza kuzina sinyatira wavuze Rutsiro nabonye nabo bakaniye Rutsiro bamanuye abakinnyi babiri beza cyane bazanye umuwinga ukomeye cyane reka ndebe hano nagashize niba ari Basilua yitwa basinyisha abakinnyi babiri b'abanyamahanga barimo uwitwa Shaban Ndusha Musa. Wow, Shaban Ndusha Musa uyu ni box midfielder akina hagati mu kibuga satira bamukuye muri Al Masafi yo muri Iraq wabyumvise Rutsiro Ernest hariya twa Ernest president yagabye yagiye muri Iraq yigabye muri Iraq yamanuye bita Shaban Ndusha Musa hanyuma bazanye bita Jeremy Basilua Makota uyu nguyu numuwinga ukina muri Sanga Balende muri bukamuri yuvuga amazina y'ikipe neza oya buretse Sa Majesté oya ntago bishoboka niko yitwa Sa Majesté Sanga Balende muri bukakwiro uyu muwinga mu mwaka ushize Rugaju ni ubyibuka twamuvuze muri regiye kirekire basinya amezi 6 rero yaramwifuzaga cyane birangira itamubonye Basilua twamuvuze muri regiye kirekire birangira